Askari, leo nimeamkia kuambia kwamba kazi mmeifanya vizuri sana kabisa, wale wajinga wamepiga vizuri sana. Kwa hiyo muendelee kufanya kazi vile vile. Amabwiriza yose turakomeza tuyababwira kugira ngo akazi kagende neza. Murabizi neza muri kamere yacu yuko ibikorwa biruta amagambo. Mukomereza aho ngaho, muri askari bafite ubunararibonye, mufite imbaraga, mufite ubwitange. Ibikorwa byinshi, amagambo make. Muri kunyumva neza? Reka mfe gufungira inzu, ahubwo nta cyizere mfite ko batari buze kuyifungura cyangwa se bakayitwika. Numva amasaha z'iminsi aririmba. Noneho sinzi niba uyu munsi turi buze kugira amahoro pe. Ese noneho mukagira Imana mwe, nerekeza he muri imvura y'amahindu? Reka nkomeze ncume urugendo, nerekeze mu rufunzo rw'umunsi uri kwa Gafunga. Awi, reba umunaniro. Dore ngizo zigeze munsi yo kwa Nyirakamegeri, zitangiye wa muco wabo wuje ico wo kwica abantu no gusahura. Wagira ngo ni isi harusahuzi, nta no kwihakabanga koko muri imvura y'amahindu koko. Ariko ubundi wakwiyahura, wakwiyahura bikarangira. Ariko hoya, Imana yazabimpora. Reka ntegereze gushaka kwa Nyagasani. Nyagasani, koresha ugushaka kwawe ungwire mu biganza by'abagizi ba nabi. Inkotanyi zigendana inkota zikotanira kumara bawe. Uriya mugabo ko mbona aca ibiti n'amabuye byagenze bitera? Mbona ari myingingo. Myingingo we, ko mbona uca ibiti n'amaguru iwanyu bwakeye amahoro? Ayiwe, humura ninge myasiro mwene Ruhumuriza. Ihumure rirahumura, kandi tugiye kuzatabarwa. Dutabarwa nande? Ko ku gasozi k'iwacu ruzi ibintu biri gucika, bari kwica abantu babateragura ibyuma, babatema, babakubita udufuni, bari gutwika amazu. Mbese uko mbona uku nguku nanjye ndarokotse. Nase myingingo we, ko bacitse ute? Dore baje mu gitondo kare kare, hakiri mu gicuku, amazu yose barayagota, barayazenguruka, batangira kwinjira mu nzu, buri muntu wese bamufata, bamukubita. Ubu ngubu ubwo tubonana, ubu ngubu nanjye ndebe citse ku icumu. Nyasiro wa Ruhumuriza, simbona se ahubwo banakurashe. Dore amaraso ngaho ngaho ku kuboko rwose. Reka nguzengirize iki gitambaro
none twinjiye mu rufunzo ko nta yandi mahitamo dufite. Umva Nyiranzayi, karame ndakumva. ihangane twegere hariya hafi y'isumo ry'umugezi. Mbona se aho kuvuza imirambo ikigwa amaraso? Ewe nta kundi twabigenza, reka tugende tuyiyorose tunayisegure, nibaza bahita bumva ko natwe byarangiye. Ubu koko tugiye kuryama mu mirambo iri kuva amaraso kuriya? ayandi mahitamo dufite Nyiranzayi. Yo rero imirambo y'umuryango wa Karori bose nta n'umwe warokotse pe. Josephine umugore kwa Karori barashira mu ayiwe dore ngizo zirimo ziraza zerekeza aho turi Nyiranzayi. abakunda rero ubanze uyu munsi uzacika pe. Humura Nyiranzayi, humura Imana iraturinda. Ngwino jyama hasi ubundi nguberekeho iyi mirambo, ikikugerekeho rwose ikiva amaraso. Nanjye mbigenze ntyo, nta yandi mahitamo dufite. Aberuka bato bisezerezema tuzakurikira bamanuka amabonde tuyamanuka barabisezerere tubikamba akarashaka zibege tukamanuka tukabazingira tukabatutuba. Ahwi urakoze Mana kuba turokoye ijya none. Nyiranzayi, vayo dukururuke tujye kwa kariya gasozi ko mu Bushugeri, ubanza hari hazima. Reka dukururuke tugende. Inkige zacitse sinzi kugerayo. Reka tugende nta yandi mahitamo dufite. Agahinda karakanyagwa ukarota wimanika cyangwa se wihamba. Agahinda karakanyagwa kakurya nk'umufunzo ukifuza icyagukenya. Agahinda karakanyagwa. Mbe myasi Ndakumva Nyiranzayi ni umugore nkunda. kikiri ikijumba cyokeje waza kukwica hari icyo washyize mu nda. Erega gupfa ni ibisanzwe Nyiranzayi. Ubundi se ubona atari njye nawe dusigaye kuri aka gasozi twenyine Nyiranzayi? Yewe umugani wawe nta kimana itadukoreye pe. Rwose nta kimana itadukoreye, ibyo rwose. Naho ubundi izi ngotanyi zakotaniye kudutsemba. Gusa ariko umuhungu wacu Shingiro zaramwishe pe. Ubwo se bageze ngo ni imikino, none se ubona iminsi 30 yose irashize nta muntu w'umuce yigera. Ubwo rero nta gitangaza kirimo, wabona zaramurangije da. Ayiwe izo myasiro we. Tugende Nyiranzayi, dore ngizo zitugezemo rwose, tugende duhunge rwose. Papa muhumure n'igihe umuhungu wanyu Shingiro ntacyo muri muhumure tuze. Ni igitangaza rwose, uzi ko hari Shingiro Nyiranzayi. Imana ishimwe cyane rwose. Mwana wanjye Shingiro, ko mbona wambaye imyambaro ya ziriya inkozi z'ibibi, wiyemeje gufatanya n'umwanzi? Dore ndabona ufite n'imbunda. Babyeyi, jyewe Shingiro mwene Myasiro nkaba mwuzukuru wa Ruhumuriza, ntabwo nzigera mbi ikigwari. Niyemeje kwifatanya n'urundi rubyiruko bagenzi banjye kugira ngo dutabare igihugu, tubahumurize, duhagarika amabi ya ziriya nkozi z'ibibi, kugira ngo ejo zitazabatsemba zikabamaraho, hakazabura n'umwe wo kubara inkuru.
muhumure ntacyo muzaba. yego rata shingiro mwana wanjye, uwo mushinga ufite ndawushimye rwose. Ufite ishingiro umuhungu wanjye, komereza aho mwana wanjye. none si iyo myambaro n'imbunda bisa n'ibyabo. Babyeyi, jye na bagenzi banjye tubarwanya dukoresheje uburyo bwinshi mu mayeri menshi. Twaritanze kubera gukunda igihugu, dukoresha intwara gakondo tugitangira. Hanyuma aho twivuganye muri bo tubaka ibikoresho byabo birimo n'imbunda nyine muri kumbona. Gusa icyo mbijeje ni intsinzi ya vuba. Mwihangane bidatinze turabatangariza intsinzi kandi ntacyo mbona. Nibatsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Sinumva se ngo Imana bayirasiye mu rugano. Mwana wanjye, mujye mwiragiza Imana, ubundi baha imbaraga zo kubatsimbura. Urumva? Kandi icyo mukora cyose mumenye ko mugende mukora ibyo mukora byose, mumenye ko mugomba kurengera abababaye bose. Urumva? Nibyo rwose papa. Ibyo uvuze ni ukuri mwana wanjye. Kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1990, RDF yaje irasiga ihumeka cyose. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu, aho yanyuze hose nta mahoro yigeze haba. Haba i Kigali, Gitarama, Butare, Gikongoro, Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, Ruhenge, Byumba, Kibungo. Gusa ibyo hakoze ni ibintu bidasanzwe. Kugeza na n'ubu urabizi ko yakurikiye abantu bari bayihunze mu cyitwaga Zaire, ubu cyitwa Kongo. Yagiye yica abanyagihugu hasanze n'abayihunze bose. Yarabishe Mugunga, ibica Gatare. Urumva? Kibumba, Kayindo, Rakeveri, Sake, Masisi, Nyabyondo, Gatoyi, Warikare, Oso, Tingitingi, Rubutu, Ubundu, Karanteye, Isangani, Gisese, Rushushu, Numbi, Karehe. Kumva mwana wawe, aho hose yagiye ikora hasi rwose. None rero mwana wanjye, kubera izo mpamvu zose, urukumva, tugomba gukora kigabo, tukareba uburyo kinatwe twakihisha agaciro. Urumva mwana wanjye, ukora ibishoboka byose ufatanyije n'urubyiruko rugenzi rwawe, hanyuma mureko twakiza ubwanzi sekibi rwose. Naho ubundi birakabije. Babyeyi, twebwe abana banyu twanze gukomeza kurebera ako karengane gakomeje gukorerwa bene gihugu, kugeza nabo basanga aho bari hose, aho hose utondaguye mu mahanga iyo. Niyo mpamvu twebwe urubyiruko twiyemeje kwitanga ku kiguzi icyo cyaba ari cyo cyose byadusaba, tugaca akarengane n'ubugome, tukagarura ituze, tukabohora abarengana bose. Ko mwana wanjye muzirinde kuba nkabo, ntihakagire uwo murenganye rwose. Oya mama, uwo turwana nawe turamuzi. Mwana wanjye shingiro, ntakazagire rwose umuhohotera, mumuziza ubwoko, idini cyangwa se akarere. Babyeyi, ntabwo twakora nka ziriya nkozi z'ibibi, kuko twe tugamije guca akarengane tukagarura ituze muri bose. Ahubwo reka asanga abandi kwita baharo, dukomeze urugamba. Genda ufatiye ikiburyo mwana wanjye. Natwe mukomeze mutugirire icyizere, turabatangariza intsinzi vuba hano. Yego rata mwana wanjye shingiro, mugende mutsinde iyo shitani yaje mu bantu. Henga twibere muhire, hanu wabo, hanu umutima, umuruzitiro rw'iyuke. Mungo zugurira gusa amahoro yerekeza igihuba. Kuyigora shiri impumu. Bamyasi, Ndakumva Nyiranzayi. umutima uri kunsimbuka. Kwisha hano mu rutoki, ndabona bishobora kuhadusanga. Humura ntacyo tuba. Komeza ufate Bibiliya usenge, Imana iraduhisha mu mababa yayo. Reka dukomeze gusenga, ariko njye maze kwiheba pe. Iyo zishobora zikaza zikandangiza, ubundi abamaze gupfa bose ntacyo mbarusha. Nyiranzayi ni umugore ngunda. Ntiwihebe,
ahubwo icara wiyegamize insina, ndaje mutwikizeho amakoma, nanjye n'indambiza nayo nitwikizeho amakoma y'insina rwose, hanyuma niziza ntabwo ziri buze kurabukwa aho twaba twihishe. Mbega n'iyindi nzi ndatwikiza umugore wanjye amakoma muri kazi kuyahegeye guhega imishoka. Ahwi, ndabona umusirikare aje hano kandi buriya akurikiye ihene, kandi nzisire muri aya mashara nta yandi mahitamo mfite. Ile mbuzi mwilete sasa hivi. Urakoze Mana kudukirije n'uyu munsi. Nyiranzayi n'umugore muto. Reka ubu ndumva ntakiri umuntu. Ubu mu rugo zitwaye iriya hene buriya turazirokotse. Cyakora Imana ni igitangaza pe. Dore ngo uwo myingingo aragenda yikoreye akaboko hamwe baheruka kumurasa. Ewe data we. Umva ye myingi, cahano ye utabagoma. Dore ngizo ziciye aho ngaho rwose, cahano urebye nabi wazigwamo. Ese ni hano mwe mwazikwepeye? Reka wa mugabo we, zari zituguyemo rwose iyo tutagira ihene. Ihene niyo iturokoye rwose. Umva, umuzirokotse Imana ishimwe. Ariko aho bakurasha komeje kuba nabi cyane. None se mbigenze nti wa muntu we, ko nabuze aho nivuriza. Zana turebe myingi, zana turebe rwose. Hari kumbabaza. Yo, birababaje cyane rwose. Duratangiye no gutonya minyo. Yewe, izi mburagasani nta muntu uzazikumbura pe. None mbigenze nte? Ko nabuze ubupfa nkabura n'ubukira. Umva myasi. Yego gwe. Uriya mugore ugenda asukuma yitumba ikibando. Uriya mwuka byaramwe ntarazigwamo. Uriya saraba hakajyahe. Umva Nyiranzayi. Uri bubwire yekeze hano rwose turebe ko twamurukora byibuze irya none. Tukamuruke ziraze turebe aho tuzihungira. Turi hamwe. None myasi. Ndakumva myingingo we. Ibi bintu bizarangira. Uba rero myingingo. Bose reka nongere ngubwire. Bose ko bari abantu baje bavuga ngo Imana bayirasiye mu rugano da. Icyo nakubwira cyo rwose nuko tugomba kuza kwizera Imana. Ariko mu kuyizera natwe tubashyiraho akacu. Tugomba gushyiraho akacu tugakoresha amaboko yacu dushyira hamwe ishoboka cyose. Bakamenya yuko nanone na nyina wundi abyara umuhungu. Nta yandi mahitamo dufite rwose. Aha. Nzabandura ngo ni umwana w'umunyarwanda. Uraho neza madame. None madame, kubona ariko bwa mbere nakubona uri mu kahe gace? Yewe kucyuye abahutu barashize nakoze uko nshoboye naje maze iminsi myinshi cyane mu nzira naringize byibura ngo inahamwe muri amahoro none ndabona namwe intoki baratemye amashyamba baratemye ndabona nta buhungiro muri uru Rwanda. Ese mwagize ngo ndahera he bavandimwe? Hano ku Kibuye hari umutwe wiyise ngo ni solidarite Kibuye, abatutsi b'abahezanguni barimo kwica abahutu babamaze, barimo barabica bucece, abahutu barimo barakorerwa iyicarubozo, barimo bakabahamagara ngo nibaze mu nama, bakabicaza bagahamagara twa dusirikare duto ngo ni twa Kadogo, tugakubita abagabo b'abahutu batarebye, abarwayi batarebye ko bari imbere y'abana babo n'abagore babo. Umva amaguru yarabyimbye, naragiye nari nzi ko ngo nje ngo inahabho ni amahoro, none ndabona namwe mwarashize. Se turabigira ate muri uru Rwanda rwa Kagame? Nawe yatangiye kubakoramo rero abo bagome, niko
gahenge twari dutangiye kugira ngo hari bamwe bapfunzwe abandi ngo ari kubica abandi ngo bari guhunga umva abanyarwanda Kagame arabamaze ihangane ihangane n'urwa twose rwose gusa ni uko wahunguye ubwayo mu kigunda reba noneho ku muhanda wo kugw'impiri haturutse ibimodoka byuzuyemo abasirikare ubu barakumara pe asikari wangu kuri gahunda yacu ndizera ko ntaginduka kila nyumba yote ninayoona hapa around muichome kila kitu muchome kabisa kandi abo maduyi bose mwamaze gufata mbere yuko mubakubita agafuni mubanze mubategeke izi ntoki zose mbona ngaha babanze baziteme bazirangize hapo mnanielewa mnanifuata wasirikare wangu mbega imbura gasani yanzu yanjye yari isigaye kuri aka gasozi nayo barayitwitse rwose dore n'ibirimo byose bya Kongo nta na kimwe cyarokotse gusa ariko Imana ishimwe kuba njyewe n'umugore wanjye Nyiranzayino tugihumeka Imana ntibisingirizwe rwose ese ahubwo umuhungu wanjye Shingiro watabaye rwose ku rugamba buriya ngo ari kuturwanaho we yaba akiri mu myuka ahubwo ngo ndabona araje rwose komera papa muraho uraho neza Shingiro umuhungu wanjye turaho turacyahumeka Imana yaraturinze mwebwe se mumerewe muti yewe natwe turaho turakomeye kandi namwe mukomeze kwihangana nubwo abicanyi bakomeje kwica abaturage babasahura babasenyera amazu bakabicisha n'inzara iyo niyo mpamvu twahisemo kwegura intwaro natwe kugira ngo tugire abo turukura muri mwe mwana wanjye Shingiro mugende murengera abarengana bose natwe turakomeza gushishikariza abantu bose cyane cyane urubyiruko rwo mu moko yose ko bagomba kubegera kugira ngo mufatanye urugamba rwo guharanira amahoro n'uburenganzira bwa buri munyarwanda wese ibyo rwose mubyeyi ibyo natwe nibyo dukora nubwo turi ku rugamba ariko dushishikariza n'abandi bagenzi bacu kugira ngo twifatanye bityo tugire imbaraga dutsindire hamwe kandi muhumure Imana iri ku ruhande rwacu ibyo mwana wanjye Shingiro ufite ishingiro ryo gukora urugamba rufite ingamba nimugende muharanira amahoro bityo akarengane tukarenge murengera abababaye bose nibyo mwana wanjye